byacu, wowe byirato byacu, wowe imbaraga zacu. Nta handi twuburira amaso uretse kuri wowe. Nta wundi wadutabara, nta wundi waturengera, nta wundi wadukiza, nta wundi wazura ibyacu byapfuye. Ni wowe byiringiro byacu, ni wowe twuburiye amaso nanone uyu mugoroba, ni wowe twuburiye amaso muri iki cyumba cyo hejuru muri iyi minsi 7. Ni wowe imitima yacu yerekereho umwami w'abami. Hari ibyo twari dushoboye gukora mu mbaraga zacu, ibyo ngibyo twarabikoze. Hari ibyo twashoboye bigufiya, ariko mwami tugarutse imbere yawe kuko hari ibyatunaniye. Hari ibyatunaniye, hari ibyo byadukojeje isoni, hari ibyo twakoze n'ibyakunda. Ibyo ngibyo mwami bidutera kugaruka aho uri. Wowe witwa ushobora byose, wowe witwa utananirwa, wowe byiringiro byacu, wowe byirato byacu. Uko niko tugarutse imbere yawe uyu mugoroba. Turimo abantu mwami bafite ibyabashobeye, turimo abantu mwami bagerageje byose ntibikunde, turimo abantu mwami bageragereje ahandi, turimo abantu bakoresheje ubwenge bwacu, turimo abantu bakoresheje amafaranga yacu, turimo abantu bamaze iminsi basenga. Ntabwo dufite isoni zo kugaruka aho uri, kuko ushobora byose mwami w'abami. Uri ibyiringiro by'abagushaka, uri imbaraga z'abagutegereza, uri umutabazi wo kwiringira. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, uko niko tugarutse imbere yawe uyu mugoroba. Tudashobewe kuko tuzi gushobora byose, tudashobewe kuko ufite inzira zirenga ibihumbi, tudashobewe kuko ukura mu busa, uhamagara mu busa bikamera nk'ibiriho bigafatika. Ijambo ryawe mwami rihinduka itegeko mu isi. Isi wayiremye uyikuye mu busa, nta muhanga wagufashije, nta siyansi yagufashije. Wavugaga ijambo rimwe ibintu bikabaho. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ibintu bikaremeka. Niko wavuga ijambo rimwe, niko wakwivuga imbere y'umuhungu wawe, niko wakwivuga imbere y'umukobwa wawe, niko wakwivuga mu buzima bwanjye. Ibidahari bikaremeka, ibyabuze bikaboneka, ibyaboze bikazuka, ibyapfuye bikabaho. Ijambo ryawe rimwe mwami ribeshaho. Uko niko tugarutse imbere yawe kuko tukwiringiye, kuko tukwiringiye. Ni wowe byirato byacu, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe imbaraga zacu, ni wowe ushobora byose mwami w'abami. Tukugaruriye ibyo byose byuzuye imitima yacu, tukugaruriye bya bindi bivugika n'ibitavugika. Ibyo byose tubizanye imbere yawe mukunzi mwiza, kuko uri umugizi wa neza, kuko uri umutunzi w'imbabazi, kuko ubishaka. Urashaka kudukiza, urashaka kudukiza. Umubembe umwe yakugeze imbere avuga ngo niba ubishaka nkiza. Uramubwira ngo ndabishaka kira. Ushaka ko dukira, ushaka ko tugubwa neza, ndetse gushaka ko nta muntu n'umwe warimbuka. Uwiteka we, imigambi ya kuri twebwe ni myiza. Ibyo bibwira kutugirira ni amahoro si bibi. Ntabwo ushaka kuturebera, ushaka kudukiza, ushaka kutugirira neza. Mwami imigambi yawe iratangaje, imbabazi zawe ni nyinshi ku buzima bwacu. Urakoze ko n'uyu mugoroba witeguye kutwumva no kutugirira neza, witeguye kudutabaza amaboko yawe atagaragara, witeguye kuvuga ijambo rimwe gusa ubuzima bwacu bugakira. Urakoze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, imitima yacu irakubashye, imitima yacu gushyize hejuru. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ni wowe Mana yacu, ni wowe byiringiro byacu. Ntabwo turimo dukebaguza tureba hirya no hino dushaka ko ubutabazi bwacu bwagira ahandi buva. Dutegereje wowe wenyine. Amaso yanjye arangamiye wowe, umutima wanjye utegereje wowe, imbaraga zanjye zitegereje wowe. Umutima wanjye niwe wifuza, ubuzima bwanjye bwerekeye kuri wowe, ibyiyumviro byose by'umutima wanjye byerekeye kuri wowe. Niwe mpanze amaso, niwe nerekejeho ubuzima bwanjye, kuko ari nta wundi mutabazi mfite utari wowe. Niwe mutabazi wacu, niwe murengezi wacu, niwe Mana idakoze isoni, niwe Mana ikura mu busa, niwe Mana ikura mu rupfu, niwe Mana izahura, niwe Mana ikura umuntu mu rwobo, niwe Mana ibeshaho, niwe Mana irohora umuntu kugira ngo imiraba itamurengera, niwe Mana ikura umuntu mu muriro mwinshi kugira ngo ibirimi byawo bitamutwika. niwe Mana dutegereza, niwe Mana twerekejeho amaso. Urakoze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza, uri kwizerwa, wicaye iburyo bwa Data utwikingira. Ahubwo dusenga tukumva rwose ngo twasenze, ariko nta mwinginzi ungana wowe. Udufashe amaboko kugira ngo tutananirwa. Iyo ducogoye ubwira Data uriya ni wa wundi nameneye amaraso. Mwuka Wera kongera akatwegura, akatukomereza amaboko, akatukomereza intambwe bigakunda. Uri umugizi wa neza. Ninde wagereranywa nawe? Ninde ugushima atari wowe? Ninde uguhabwa icyubahiro atari wowe? Uri umurengezi w'ubugingo bwacu. Reka duce bugufi ushyirwe hejuru. Reka impagarara zose zamuka mu mitima yacu zice bugufi ushyirwe hejuru. Amaso yacu abone
ni wowe maso yacu ntiyerekere ku mirama, reka ubwibone bwacu bucishwe bugufi, reka ibyaha byose n'ibintu byose byakunukira bikurweho n'amaraso yawe nyagora ku ngoma, reka ingeso zacu zitahindutse zikurweho n'amaraso yawe, reka udukize mwami w'abami, uduhindure nk'uko ushaka, ukore ku mitima yacu, udukize ingeso zose zitwizingiraho vuba, udukize kamere yose yabiduhagazemo, udukize ikintu cyose cyatuma tutabona mu maso yawe. Waratwe muri tuguma muri wowe, amagambo yawe akaguma muri twe, ngo dusabe icyo dushaka turagihabwa. Reka ikintu cyose cyaba kinsunika kingura muri wowe ukingize mwami muri uyu mugoroba, reka ikintu cyose cyaba kiri mu buzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe kimusunika kimukura muri wowe kidasa n'icyatewe nawe, ukimukiza uyu mugoroba. Icyo ngukundira, udukiza ibyo tuzi ukadukiza n'ibyo tutazi, udukiza ibyo twamaze kwemera ko ari bibi ukadukiza n'ibyo tutazi ko ari bibi. Uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza. Twongeye kwizana mwami muri uyu mugoroba, cya gitambo ku gicaniro twaje Uwiteka Mana nyir'ingabo, twaje kuri iki gicaniro cyane mugoroba, kuri uyu munsi wa gatanu mu gicaniro cyane mugoroba. Nazanye umutima wanjye, nazanye umubiri wanjye, nazanye ibingize byose kugira ngo bikubere igitambo gihumura neza. Uko niko twahuriye hano nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, uko niko duhuje umutima na benshi hirya no hino nyagwara ku ngoma, twizanye kugira ngo tukubere ibitambo bishimwa, ibitambo binejeje, maze utumaremo inenge zose nk'uko bitari byemewe ko bagutura intama cyangwa ihene cyangwa itungo rifite icyasha cyangwa rifite inenge, nk'uko cyari ikizira, nk'uko bitashoboka ko byagera ku gicaniro. Uwiteka Mana nyir'ingabo, uko niko tuje kugira ngo utumaremo inenge zose, utumaremo ibyasha byose, utumaremo ibintu byose bitaboneye mwami, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Uwiteka Mana nyir'ingabo, maze igitambo cyacu cyane mugoroba kiguhumurire neza, unyurwe no gusenga kwe, unezezwe n'ibyo umutima uvuga, unezezwe n'ubuzima bwe. Twasanze usenga aruta isengesho, ubuzima bwanjye buraruta amagambo ibihumbi navugira imbere yawe nkayatondeka neza amasaha agashira, ariko ubuzima bwanjye nibwo bw'agaciro, nibwo werekejeho amaso, ureba mu mutima ukahashima cyangwa ukahagaya. Reka nuturebe uyu mugoroba nyagora ku ngoma, ukuremo ibintu byose byatugayisha, ukuremo ibintu byose byatuma utatwemera, maze twiharirwe nawe mu mbabazi zawe. Uwiteka Mana nyir'ingabo, mu mbabazi zawe niho twinjiriye, mu buntu bwawe niho twikubise, aho niho twikubise Uwiteka Mana nyir'ingabo, kugira ngo gusenga kwacu kwemerwe nawe. Ukuzengurutse amaso yawe mu isi, ukureba hirya no hino abakiranutsi barimo baguhamagara, ukureba hirya no hino abakwambaza, reka natwe tubone kuri iki gicaniro, maze gusenga kwacu kwemerwe nawe. Urakoze Uwiteka Mana nyir'ingabo, gukundira kutuzi mu mazina kandi kutatwitiranya. Unzi mu mazina, uzi inkomoko yanjye, uzi ubuzima bwanjye, uzi ubwatambutse, uzi ubwa none, uzi ubuzaza, nta na kimwe kigusoba. Uzi ubuzima bw'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe, uzi aho bavuye, uzi inkomoko yabo, uzi imivukire yabo, nta na kimwe kigusoba, nta na kimwe kigusoba. Niyo mpamvu bikorohera kubisobanura, niyo mpamvu bikorohera kubishyira mu buryo, niyo mpamvu bikorohera kubishyira mu murongo. Uzi inkomoko y'ibibazo bye, uzi isoko n'umuzi n'aho byavuye, niyo mpamvu bikorohera kubikiza, niyo mpamvu bikorohera kubishyira ku murongo. Wa musore wari utewe n'amadayimoni y'ingabo basanze yicaye ku birenge byawe, ngo afite ubwenge nk'abandi bantu bose, yambaye neza, yaramaze imyaka byarashoberanye. Ahari aho abantu baragerageje gusenga batazi inkomoko y'ibibazo bye, batazi impamvu yikebagura, batazi impamvu aba mu marimbi, batazi impamvu atwarwa n'abadayimoni, ariko ahuye nawe nyagora ku ngoma bigutera kwambuka amazi ujya kumushaka, ujya kumushaka uramukiza. Uko niko wamanukiye kutugirira neza, uko niko umanukira kudutabara. Uwiteka Mana nyir'ingabo, uzi inkomoko y'ikibazo cye, uzi impamvu gitinda, uzi aho cyavuye, uzi aho bagikoreye, ibyo byose urabizi, ubasha kubisobanura neza. Ibyo bituma tutagira ubwoba bw'ibiduhiga n'ibiturwanya, kuko wowe umenya umuzi. Ushobora kutamenya umuzi, ushobora kutamenya inkomoko, ushobora kutamenya ko byavuye, ariko wowe urabizi kandi ubasha kubisobanura neza. Ndasenze uyu mugoroba rw'imbaraga zawe zimanuke mu buzima bw'abahungu bawe, zumishe ikibazo gihereye mu mizi. Iyo cyumiye mu mizi mwami w'abantu, nibwo kitongera kubyutsa umutwe, nibwo kitongera kugaruka. Uwiteka Mana nyir'ingabo, ntukongora amashami, ntukize symptome gusa, ntukize ibimenyetso gusa, ukize uhereye mu mizi, ukize uhereye mu nkomoko yacyo, ukize uhereye muri origine, aho cyavukiye, naho bagipangiye, naho cyakomotse, abari bugikiriza gitangira. Uwiteka Mana nyir'ingabo, muri ibyo byose twikoreye harimo ibyo twiteje kubw'amahitamo yacu mabi, ibyo nabyo ubasha kubidukiza, kuko nasanze uri Imana y'amahirwe ya kenshi.
uri umutunzi w'imbabazi. Ntabwo ujya usubiza inyuma bakuganaho, ntabwo ujya usubiza inyuma bagutakira. Udukiza ibyo twiteje kubw'amahitamo yacu mabi, udukiza ibyo twiteje kubwo kurorongotana mu byaha tumara iminsi tutakumvira. Ubidukize kuko uri umutunzi w'imbabazi. Udukize ibyatugezeho tutazi aho bivuye, udukize ibyo baduteje abakozi ba Satani n'abagizi ba nabi, ubyumishe bivuye mu mizi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ugere mu mizi no mu nkomoko yaho cyavukiye, naho bacyuvugiye, naho bamutambiye, maze wumishe, maze ukongore, maze gishya gishireho mu izina ryawe Yesu. Uri uwo kwizerwa Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ijambo ribi ryose ryashyizwe ku buzima bwe rikabona umuryango kuko yari afite muri intege nkeya. Reka uyu mwanya ryamburwa imbaraga n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Ibyo umuvugaho ni umugisha, bw'imigambi yawe kuri we ni myiza, ni myinshi. Ibyo wibwira kutugirira ni byinshi, biraruta umusenyi wo ku nyanja. Reka ibyo wibwira kumugirira biba umugabane we, bimufateho, bimwomeho, ntibyongere gutandukanywa nawe ukundi mu izina ryawe Yesu. Biburizemo ibyo ababi bavuga, biburizemo ibyo Satani amuvugaho, biburizemo bya birego byose yatureze iby'ukuri, aturega iby'ibinyoma, ariko ibyo byose wabizamukanye ku musaraba, wadukujeho za nzandiko zaturegaga, wabikuyeho ku musaraba byose. Urakoze papa, urakoze kuko uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi. Abakujeho bose warabakiriye. Nanyuzwe nuko wavuze ngo ntabwo umuganga azira abazima. Uzi kudakangwa n'icyaha, uzi kudakangwa no gutsinda mu bibi, uzi kudakangwa no kurongotana kwacu, kuko waziye abarwayi. Tuje imbere yawe uyu mugoroba Mwami kugira ngo udukize uburwayi bwose, uburwayi bwose, uburwayi bwose, ubwo mu mwuka budutera kutakumvira, ubwo mu mwuka budutera kudasiganwa tuza ahuri, ubwo mu mwuka bwadutwikiriye tukaba tudafite inzara n'inyota y'ibyawe. Ubu dukize uyu mugoroba Uwiteka Mana Nyiringabo, udukize mu mubiri ibintu byose bituma tutakuramya uko bikwiriye, ibintu byose bituma dusuhuza umutima aho kugira ngo tugushime, ibintu byose bituma nta ndirimbo nshya zizamuka muri twebwe, amaganya akatubana menshi. Gusuhuza umutima akaba ari byo bibanza. Ibyo nabyo ubikoreho kuko uri umutunzi w'imbabazi. Ibyo nabyo ubikoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imitima yacu yiharirwe nawe, izamukwemo n'indirimbo nshya, izamukwemo n'amashimwe, izamukwemo no kukwizera, izamukwemo no kukuburira amaso ubutakiye kukuraho. Ishimirijwe Mwami, yuzure amashimwe yawe, yuzure Mwami ubwiru bw'ijuru, yuzure kubaho kwa Uwiteka Mana Nyiringabo, yuzure amahishurirwa, yuzure kwiganyira iby'umwami, yuzure Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino twuzuze, ngwino tuvomerere turavomererwa, ngwino twubake turubakika, ngwino dukoreho turakorwaho, ngwino dukoreho turahinduka. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri umugizi wa neza. Ninde wundi wo gushimwa atari wowe? Ninde twavuga ibigwi? Ninde twaratuye umugoroba? Ko ari wowe wenyine ukwiriye gushimwa, ko ari wowe utugize, ko ari wowe duhagarika tugahagarara, ko ari ukomeza amavi yacu ntatenyemuke, ko ari ukomeza amaboko yacu agakomeza kuramburira wowe wenyine. Dufite impamvu ibihumbi zo gusengera aho uri, dufite impamvu ibihumbi zo kugana aho uri, kuko uri uwo kwizerwa. Ntabwo ari ibyo twumvanye abandi, ari ibyo twibonyeho, ari ibyo twabonye ku buzima bwacu, n'ibyo abandi byaradukomeje bituma dukomerera imbere yawe. Ariko dufitanye nawe amabanga, dufitanye nawe urugendo, dufitanye nawe ubwiru, dufitanye nawe ibihamya by'iminsi yo gutabarwa, by'iminsi yo kugirirwa neza. Urakoze kutajya ukora umurimo igice, urakoze ko ibyo utangiye bisohoza. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa, icyampa ukongererwa kuyizera, umutima wawe ugacya. Haleluya. Murabi. Amen, amen. Haleluya. Dufite impamvu ibihumbi zo gusenga, uretse n'ibiduhiga bidutera gusenga, ariko nudusenga nuko urakwiriye gusengwa kuko ni ukwizerwa. Haleluya. Ibyo avuga arabikora. Amen.
Zakariya 10:1 haravuga ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Haleluya. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba. Mu gihe cy'itumba imvura ibigwa yego ibigwa. Haleluya. Dufite ibimenyetso, dufite iby'Imana yakoze, turanayizeye, turanayitegereje, ariko nitwe turimo dusaba indi mvura y'umurindi, indi mvura nyinshi yo kugirirwa neza n'Imana. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe, azamuha uburumbuke, umuntu wese azatabarwa. Impamvu dukwiriye gusenga nuko Imana ubwayo ishaka ko dusenga. Haleluya. Biratangaje uburyo Imana itanga itubwira ngo nidusabe, mu mahame yayo, mu mikorere yayo yashyizeho ko dusaba hanyuma tugahabwa. Haleluya. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo.